urumva nambizi yuko iyi filime uri buze kuyifungura nta kabuza ko ni filime nziza cyane nanjye nayirebye nasetse numiwe reka tugendane rero byaheze gute se mane nuvuga ngo umva ukuntu byagenze byose ubundi reka mubwire ukuntu byatangiye dore uko byatangiye umunyeshuri rero uyu nguyu afite inshuti ye magara bigana ku ishuri urumva ko agunda ufite inshuti mugendana ibintu byose mumeze gutya Claude rero niwe uba ufite inshuti ari nawe ukora amahano dore bitangira aka gasore karimo karareba umugabo n'umugore bari gukora cyangwa se kuzuza amabanga yo mu rugo biragatungura cyane uri kari kurebana amaso yirari muramubona we ubwo rero nta kindi dore za nshuti ebyiri nakubwiraga ni Claude amwe n'iyi nshuti ye yindi ndibuze kubwira izina ryayo abo ngabo biga mu kigo kimwe ariko rero Claude aba yumva imibare cyane ku rwego rwo hejuru hanyuma teacher we aba yitwa Jeremy rero nguyu urimo uramubona n'uyu musaza hanyuma Claude hamwe n'inshuti ye babigishwa n'uwitwa Jeremy ariko Claude akarusha imibare iyi nshuti yabo hanyuma uyu nguyu Jeremy aba afite umugore witwa Jeanne niwe mugore wa Jeremy wibuke hari teacher Jeremy hamwe n'umugore witwa Jeanne ngaba nyine uri kubareba n'abarimu ba wa munyeshuri wacu turi kureba ibyo yakoze kuri mama w'inshuti ye byatangiye gutera irusasi uyu mugore witwa Jeremy ni umugabo hanyuma uyu mugore witwa Jeanne araza agasanga umugabo arimo gukosora impapuro akareba ariko agasanga abana bose yabaye amazeru hanyuma Claude ni wa munyeshuri azana n'iyi nshuti yitwa Galicia bagataha abaje kumwigisha baganira bakavuga ati rero dore umva imibare njyewe urayindusha ariko ujye unyigisha iyi nshuti iba yitwa Rafa barataha bagera mu rugo Rafa afite mu mwiza cyane mu witwa Esther agatavuga ati iyi ni inshuti yawe Claude nusi inshuti yawe uzajya kwigisha undi Rafa akavuga ati yego ni Claude azajya amfasha gusubiramo imibare kuko yarananiye ariko rero uyu mwana uyu nguyu twise inkoramahano cyangwa se Claude ahita asigira icyuzi gikomeye cyane akagisigira Rafa ngo sigare kimurangaje ubundi ahita amanuka gake cyane rwose yihuta ajye kwirebera wa mugore yabonye mwiza cyane aba yakunze mama wa Rafa nguyu araza akaza kureba uyu mugore akamureba kwepa cyane akwepa ku buryo ataza kumubona niba uri kubona neza uri kubona ukuntu ari kugenda yububa kandi baratubwira ngo ubu babonwa n'uhagaze iyo sina kindi gikomereza rero ni gutya nyine urabibona umuhungu nawe akomeza mu masomo arimo ariga Rafa ariga ariko nyine urabona ureba ugasore ukuntu utamenya ariga ubona yuko nyine azi amasomo cyane ubona ko atangiye kumenya imibare ndetse nuko kano kana kaba kamwigisha tugaruke rero kuri babarimu bacu ni Jeremy hamwe n'umugore we Jeanne bari kumubwira none se bimeze bite umugabo akamubwira ati rero mfite umunyeshuri witwa Claude uyu Claude ibisubizo ajya nsubiriza rwose biranungura cyane uyu mwarimu tukwibutse yuko babiga amasomo ajyanye n'ubwanditsi bw'inkuru niko kubahereza umukoro hanyuma kano kana kamuzanira inkuru kaba kanditsemo iyi nkuru yabyo byose y'ukuntu byagenze buri kimwe cyose abakora abacyandika ati nyuma yo kujya kureba inshuti yanjye no kwigisha nabonye mama numva ndamwifuje ubundi amuzanira ibaruwa nziza cyane yanditsemo iyi nkuru yanditsemo iyi nkuru uri kubona hano nyine bari kuganira uyu mugabo ari kumubwira ati iriya nkuru rero wanditse nayisomye ukuntu wifuje uriya mugore ugasiga umwana muri saro ukajya kureba nyina iriya nkuru nziza rwose ufite ukuntu ufite inkuru zishishikaje ukomeze uyandike ubundi Claude arishima aravuga ati ndaje noneho njye mbikora nandika nzanire teacher azajya ambwira amanota nabonye ubundi umwarimu aramubwira ati rwose inkuru yawe irashishikaje nayisomye numva ndayikunze cyane uze gukomeza wandike n'izindi nkuru nyinshi cyane zishoboka ariko rero uyu mwarimu mu gihe yabaga ari kuyisoma umugore we witwa Jeanne yabaga ari kumubaza ati se uwo mwana ukora ibyo bintu rwose ni igicucu reka twigarukire mu rugo rwo kwa Rafa papa we na mama we hano baba bari kumwe barimo baraganira ariko ubona rwose ari urugo rusa n'aho batishimye bose nabo bafitanye utuntu tw'amakimbirane utamenya ariko rero muri izi ntonganya z'ababyeyi bombi uyu mwana wakomeza bacunga cyane abareba ari gutera imibare uyu mugore ariko abana baragwira n'ukuri aba yaramukunze byihariye tunguranye cyane teacher Jeremy we n'umugore we barimo baganira uyu mugore we aba ari kumubwira ati ariko rwose icyo cyana kiba cyandika izo nkuru ubwo nasonerega nawe ukagishyigikira uzakibwire cyerekere ibyo nicyo gikora ntabwo ari byo rero wa mwana arakomeza kwandika amabaruwa menshi cyane inkuru igenda yandika ziba nyinshi mwarimu akajya azisoma ariko biza kumutungura cyane aravuga ati ariko ubundi uyu mwana ukora ibi bintu ni mwana ki niko kuzajya muri dokima mu kigo areba amateka y'uyu mwana abona yuko bakunze kwimuka cyane amenye yuko nyine uyu mwana iwo baba bakennye cyane ibi bituma bakunda kwimuka cyane
niko guhita kubera kuba yarakunze izi nkuru niko guhita atera inkunga uyu mwana amuhereza amafaranga kugira ngo noneho babashe kubona amafaranga azabamarisha igihe muri inzu babamo bazareke kongera kwimuka bitunguranye. Ariko rero umwana arakomeza akandika inkuru, umusaza aragenda akaryoherwa, inkuru buri munsi rwose aba yibonera inkuru, aragenda aranyurwa rwose akunda inkuru n'uburyo uyu mwana aba yandikamo inkuru ze arishima cyane, atangiye no kujya amuhereza udufaranga two kwifashisha kuba yamwandikira inkuru. Ariko ikintu gitangaje cyane ntabwo uyu mwarimu aba azi neza yuko ibi ngibi byose uyu mwana akora ari ibyanyabyo, ibyo yandika ari ibyanyabyo. Undi munsi rero uyu mwana araza akinjira muri rwa rugo rero gusura inshuti ye no kuyigisha. Akiragera atungurwa no gusanga papa we w'uyu mwana ahari ndetse n'uyu mwana bose bari. Araza akegerana n'uyu mugore agatangira kumwegereza cyane. Umugabo ntabwo atinda ahita yigendera, icyana kikaza cyegerana na wa mwana, ariko rero kirebera wa mugore nicyo kimukuraho amaso. Uyu mwana Rafa we aba ari kwirebera filime, ntabwo aba yitaye ku by'uyu mwana uba waje kuhasura. Bikomeza gutya umugore ari kugenda abaganiriza ababwira ibijyanye n'ubuzima nyine nk'ibisanzwe nk'undi mubyeyi wese ko yaganiriza abana, ntabwo aba azi neza yuko uyu mwana yamurwariye akadege. Nyuma rero biza kurangira wa mugore Jeanne n'umugabo we witwa Jarime, wa wundi w'umwarimu basigaye bakunda inkuru rwose, batinzwa n'uko uyu mwana yasohora ikindi gice ngo nacyo bagisome, batazi neza yuko iyi ngiyi aba true story, ibi ngibi aba ari ibyanyabyo. Umugabo akomeza guhereza kuraje uyu mwana, hanyuma rero uyu mwana akamubwira ati ariko rero ndashaka yuko umwana araza agatera ubwoba mwarimu akamubwira yuko nareba nawe ari buze kurekera kwandika inkuru, ubundi umwarimu amutiza ikizami cy'imibare kugira ngo agende agikopere. no kugenda agikopeza wa mwana rero umwana aratsinda. Amaze gutsinda umubyeyi arishima cyane bituma atamwirukana, ahita avuga ati rero kakana rwose ni agahanga kigisha umwana wacu neza, umwanzuro wo kukirukana tuwureke dore yatsinze. Ariko rero n'ubundi agaruka kubarunguruka nk'ibisanzwe. Umugore arangije gutandukana n'umugore we asanga akana kari karimo karabumviriza biramurakaza cyane, ahita avuga ati ariko nkaho wa mwana uri mu biki koko. Umwana ahita ajije ati njye niriraga igishushanyo kiri hano ku gikuta, arajijisha rwose. Ariko umugore aba yabonye yuko hari ikintu kitagenda kuri uyu mwana, wagira ngo ameze nkaho arimo kubaneka. Umugabo araza nyine bakajya nyuma yo kwiga ibizamini no kubereza uyu mwana aratsinda. Nyina yabona aya mabaruwa akishima cyane, agahita abona yuko umwana we yatsinze imibare, bakagira ngo nuko Claude yamwigishije neza, nyamara ari uko yamwibiye ikizami. Ibi ngibi rwose birabanezeza cyane. Uyu nguyu Claude agahita ahabwa akazi gahoraho, akajya ahora aza kumwigisha. Reka kino gice cya mbere cy'iyi nkuru tugisubiriza aha ngaha, mukanya ndaza gutunganyiriza igice cya kabiri tugikomerezeho, turebe amaherezo isi y'umwana byaje kurangira aryamanye n'uyu mugore cyangwa byaje kurangira gute.